tuvugana sina makosa kugira ngo umumenye ko hano muri Rubaya M23 yahaje ndetse nta mikino yaje kugira icyo sina makosa ihashira umwe mu barwanyi. Donc nubundi yari hasanzwe hari indwanyi, ari hayobowe n'umugabo w'indwanyi, ariko noneho byasabye ko baza kongeramo noneho undi nawe w'indwanyi. Imbone zacu, drone zacu ziri hano mu mujyi wa Goma zirimo kuvuga ko abasirikare ba FARDC abenshi barimo kwirukanka baza hano muri uyu mujyi wa Goma. M23 bishoboka kwa yageze Rutobogo. Iyi Rutobogo nimvuga Rutobogo iyi ngiyi iri muri Sake ndani mo hagati. Izi FDL zikazajyanwa muri Haut-Katanga. Iyo tuvuze Haut-Katanga ubwo ni muri Lubumbashi. Abasirikare fighter rero ngo icyabajyanye n'iki cyangwa se izi FDL cyatumye bazijyana hariya nikiye mu buryo bwo kugira ngo bazimanganye ibimenyetso by'uko nta FDL zirahangaha muri Kongo. Bo kwanza batangiye kuzihungisha bazivana hano muri mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se hano muri Kivu Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo bakabajyana hehe muri Haut-Katanga. Muri Haut-Katanga ubwo ni muri Lubumbashi. Tubifurije kugubwa neza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. By'umwihariko rero dushimire cyane tubikuye ku mutima mwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zikihagera muzajye muba mu wa mbere mu kubona amakuru cyangwa se ikiganiro kikihagera. N'iby'agaciro rero muri update time muri amasaha nyuma ya saa sita tuguhaye ikaze. Ushobora rero kutwumva kuba utwumva wibere hano ku mugabane wa Afurika cyangwa ukaba urimo uratwumva wibere ku mugabane w'Uburayi. Ushobora kubona twumva nanone wibere ku mugabane wa Amerika n'ahandi hagiye atandukanye. Reka tukubwire ngo gubwa neza, tuguhe ikaze kandi muri umwanya w'amakuru agezweho hano kuri Jeune Official. Ubwo rero birumvikana niba uhageze ari ubwa mbere hita ukanda kuri subscribe n'ubundi kugira ngo tuzajye twibanira mu makuru agiye atandukanye, dore ko nta handi wasanga amakuru yizewe azira ibinyoma ndetse n'ibihuha atari hano kuri Jeune Official. Turagarutse rero ni muri update time, ni umwanya umaze kumenyera, ngira ngo tugarutse mu buryo bwa video yaba ku ruhande rwanjye iburyo bwanjye murahabona sina makosa. Twaro tuje tugiye kubagezaho byinshi bigiye bitandukanye, ariko n'ubundi hibisanzwe tukaba turi buze kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ure neza sina makosa, amakuru yawe? Ya makuru ni meza, ndashima Imana. Suhuza abadukurikiye di. Ya abadukurikiye bose bakunzi ba Jeune Official aho muherereye hose ndabasuhuje. Ya bari ku migabane igiye itandukanye mwese bateye hamwe. Ya amakuru yacu rero nta gutinda, turaza guhera n'ubundi muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tuze guhera mu by'umwihariko hano muri za Sake, aho rwose kuva mu rukerera cyangwa se kuva ku munsi w'ejo masaha nijoro, ubwo birumvikana hari ku isaha moya z'umugoroba isasu ryavuzaga ubuhuha. Yego nibyo koko haje kubamo pause, kurwana birahagarara, ariko muri iki gitondo imirwano nabwo yasubukuye ubu, ndetse iyi mirwano ikaba ari imirwano ikomeye cyane irimo kurwanwa cyangwa se mu by'ukuri ikaba iri no kurwamo abasirikare batari bake ku ruhande rw'ingabo zirwana ku butegetsi bwa Kinshasa, aho imbone zacu, drone zacu ziri hano mu mujyi wa Goma zirimo kuvuga ko abasirikare ba FARDC abenshi barimo kwirukanka baza hano muri uyu mujyi wa Goma. Nahoze mvugana n'umwe muri drone zanjye ziri hariya, ambwiye ko ngo M23 bishoboka kwa yageze Rutobogo. Iyi Rutobogo nimvuga Rutobogo iyi ngiyi iri muri Sake ndani mo hagati. Ese M23 nono yaba igiye kwinjira muri uyu mujyi wa Sake ndani apana bya bindi tuzi byo kuyirindira hanze? Byose rero turaza kugenda tubibabwira cyangwa se tubibagezaho gatanu kuri kagenzi kako. M23 yagize itya ibadirisha abasirikare. Hari n'abandi benshi mu by'ukuri twamenye bagiye bafatwa cyangwa se abasirikare ba M23 bo mu mapeti ari hejuru, ndetse twamenye mu by'ukuri bashyizwe mu bihano. Ese abasirikare bakoze iki, n'iki bimeze bite? Byose turaza kugenda tubibagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Sina makosa, n'icyo wateguriye abakunzi bacu muri aya masaha? Ya turahera ngaha muri territoire ya Masisi rwose, aho ibintu bikomeje kugenda bifata indi sura bitewe nuko M23 ikomeje kugenda iri guhiga bukware iyi FARDC ndetse n'izibazarendo zikomeje kugenda zigabaho ibitero bya hato na hato. Tugaruke mu mirwano rwose yakomeje kugenda ica ibintu ejo mu bice bya za Gashuga. Ese ngubu noneho babagejeje hehe? Ibi nabyo turaza kugenda tubireba. Turaza gusimbukira
n'ahangaha mu mujyi wa Goma rwose turebe uko situation yaho imeze, uko bwakeye byifashe rwose kugeza amasaha, nuko ubona ko muri Goma naho ngo hari ibintu bitari kugenda bijya ku murongo nk'uko navuga abayobozi bari ahangaha bagenda bitangaza. Na Kivu y'Amajyepfo turageraho turebe muri za Minova uko byifashe, yewe na za Minembwe turebe ukuntu abaturage bakomeje kugenda bashimira umutwe wa Twirwaneho. Ese bari kubashimira bakoze iki? Ibi byose ni amakuru tugiye kugenda tubagezaho muri rusange. Ikindi rero turi buze kubagezaho ni uko mu Rwanda naho mu by'ukuri haje kubaho impinduka, niko nabonye amatayito y'ibinyamakuru bigiye bitandukanye byagiye byandika, ariko hari ukuntu umukuru w'igihugu rwose yagize atya afata bamwe mu basirikare bakomeye agenda abaha izindi nshingano, ari nako rero mu by'ukuri navuga ko icyo gikorwa cyagenze neza. Tukaba nabyo turi buze kugenda tubigarukaho, ndetse birashoboka no kuba hari n'andi makuru turi buze kubagezaho. Mu by'ukuri n'ubundi aya makuru tushobora kuza kubagezaho akaba ari amakuru muri buze kuba mutumvishe mu mfunyamfunye cyangwa se mu nshamake, kuko turi live n'ubundi drone zacu zirimo kugenda ziduha n'andi makuru. Ubwo bivuze ngo muraza kugenda mutungurwa n'amakuru amwe namwe agiye atandukanye. Twihuse rero sina amakosa, twahera hano muri za Sake. N'ubundi ni agace ka Sake cyangwa se n'umujyi wa Sake, uri mu birometero bike cyane usohotse cyangwa se uva hano mu mujyi wa Goma, urimo urerekeza hano muri teritwari ya Masisi. Navuga ko ni umujyi umaze igihe kitari gito uberamo intambara, ariko by'umwihariko intambara ikunze kubera hano muri za Sake ni intambara ikunze kurangwa n'imbunda nini cyangwa se za mbunda bita iz'umusada cyangwa se bikaba byanarengaho hakabaho imbunda twakwita ngo ni sharing. Muri make ni sharing zikunze kuba aho ingabo zirwana ku butegetsi bw'Kinshasa ziba ziroheka amabombe mu birindiro bya M23, dore ko M23 nayo isa naho uyu mujyi yawuzengurutse, aho ndetse uyu mujyi utarangwamo n'abaturage bamaze kuvamo. Ingabo za FARDC ntiziwugeramo, kuko iyo bagerageje bazanye n'imodoka cyangwa se bya imodoka by'intambara kugira ngo bagisubizeyo, nta mahirwe make bikube gake kugira ngo ibyo modoka bihe byasubirayo. Ni kenshi twagiye tubona ingabo za Gisekedi cyangwa se ziri kurwana kuri ubutegetsi bwa Kinshasa zinjira ahantu muri uyu mujyi wa Sake, ariko mu by'ukuri kugira ngo zisubireyo bikaba ibibazo. Ni umujyi umazemo igihe kitari gito intambara. Ni umujyi ku mugora washize nababwiye ko abaturage b'impunzi cyangwa se abadeplase, nimvuga abadeplase muhite mubyumva, ni baraba baravuye mu bice bya muri Goma, Rucuro, bakaza n'ubundi rwose muri izi nkambi ziri hano muri izi nkengero z'umujyi wa Goma. Ejo rero bagire gutya bavuge bati inzara ntabwo igiye kudutsinda hano, abari hano za Burengo bagira gutya rwose bikoza muri uriya mujyi wa Sake, dore ngo ko basize bahinzemo ibijumba muri izo nkengero. Nyuma y'icyo gikorwa cyangwa se iyo reaction bagize, ingabo za Kongo zese zataka M23. Ibi ni byabaye ku munsi w'ejo hashize. Imirwano ngo yaje kuba, dore ko yatangiye mu masaha ya saa 10 gutyo, iza kugeza hafi saa 2 z'ijoro iba. Mfite amakuru ndimo ndahabwa na drone yanjye iri hano muri umujyi wa Goma, ivuga ko ku munsi w'ejo iyi ntambara ngo ndetse n'imodoka z'abayobozi kuri kote ya FARDC berekeyo cyangwa se bagiyeyo, ariko igitangaje ngo bari bafite n'imodoka yikorera imirambo. Ikigaragara cyo mu by'ukuri bagiye kurwana ndetse biteguye yuko bashobora no kuza kuraswa. Niyo mpamvu navuga ngo bari bageze bate, bari bafite iyo modoka cyangwa se bari bajyanye iyo modoka y'imirambo. So rero nkavugane, niba mu by'ukuri bari biteguye urugamba, bamwe basirikare twatangiye kumva ko bari gucika bava hano muri iyi ntambara hano muri za Sake, bakabona baje birukanka baturiza hano mu mujyi wa Goma. Uru rugamba ntibishoboka kuba n'ubundi ingabo z'uko ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa rwabananiye. Dufite amakuru ko M23 yageze ahantu bita Rutobogo. Iyi Rutobogo ngira ngo abenshi murabyibuka, ni n'umugezi twigeze kubabwira ngo ba hano muri za Sake. Ndabeshye sina makosa, si umugezi, si habaho umugezi witwa Rutobogo. Mu minsi yashize twagiye tubona ngo utembana abasirikare ba FARDC baburaga uko bambuka bitewe nuko watembanaga abasirikare n'ibihira. Ni Bihira, witwa Bihira, ni Gihira. Harimo imigezi ebyiri noneho. Hari umugezi wambuka uri kugira ngo werekere
za Kirorerwa ariko iyigira yo uyambuka werekera Minova cyangwa se ugeza Mushaki. So rero twagiye tubona uyu mugezi utembana abasirikare. Ese none niba M23 yageze aha Rutobogo, Rutobogo kabiri muri Sake, M23 ntibishoboka ko yageze hano muri Sake none ndani apana byende byo vuga ngo bari ku musozi hejuru kwa Madimba. Birashoboka cyane yuko rwose yaba yageze ahangaha muri Centre de Reco na FARDC ntabwo ibamo, kuko iyo urebye Bambiro nawo ntabwo iri muri centre ya Sake, unako harimo Bambiro yitaruye centre ya Sake. So ukabona ko rero iyi Sake yari isa nkaho iri muri zone rouge, kuko yaba ari FARDC yaba ari M23 wabonaga bose bagenda bayikontrola ko bari mu nkengero zayo. Twabonaga ari FARDC yakoragamwe amapatro ariko hakaba hari ahitarenga na M23 ikaza ariko hakaba hari ahitarenga, aho sangaga nyine iyi Sake nibyo iri hagati, yaba ari ku ruhande rwa FARDC yaba ari ku ruhande rwa M23 nta wavuga ko ayifite 100%. So urumva rero kuba M23 noneho yayisatiriye ngo ntabwo twavuga ko ifite 100% kuko ntabwo ikontrola yose, buryo iramutse ikontrola yose tukaba turi kumva ibambiro yavuyemo. So urumva rero kuba ikiri ku ruhande rumwe navuga yaturutsemo na FARDC ikaba ikiri haraza Bambiro, urumva kiri kugenda ko isatira uyu mujyi wa Sake, iyi centre ya Sake. Ubona ko rero bishobora kuba byaza kugira icyo bihindura ku ruhande rw'urugamba igihe rwaramuka rwose rukomeje kugenda rwafata indi ntera, bitewe nuko na FARDC ntabwo irava Bambiro, iracyara ahangaha, ndetse ubona ko ariko bari kugenda bategura n'urugamba ruremereye, uko bari kugenda bumva ko M23 iri kugenda ibasatira isaha ku isaha. Ariko ngo hari abasirikare ba FARDC bari guhunga urugamba bakirukankira hano mu mujyi wa Goma. Nibyo bari guhunga, ariko nanone nitwirengagize ko ikigo cy'Abambiro kigihari, kuko iki kigo cy'Abambiro kuba kigihari aricyo twakwita nka protege cyangwa se nk'igisika kikiri hano navuga mu nkengero z'umujyi wa Sake ariko winjira muri Goma, kuko Ibambiro abantu ntibirengagize ko ari ikigo gikomeye ndetse cyashyizwe ahangaha kugira ngo FARDC ndetse n'abambari bayo bakomeze kurinda ahangaha kugira ngo M23 ibitakwinjira ahangaha za Goma ariko inyuriye ahangaha za Mugunga, kuko urabona ahangaha Bambiro ni mu marembo ya Mugunga, ubwo ndavuga uturutse Sake. Ubwo urumva yuko nibyo bari guhunga urugamba ariko ntabwo turumva iki kigo cyakuweho. Ubwo wenda byaba bibi iki kigo kiramutse kikuweho cyangwa se kiramutse gitwiswe, niho abanyegoma batangira kuba bagira batangira kuba bagira ubwoba, ndetse no gutangira kubona yuko noneho iyi Bambiro ndetse n'ahangaha za Mugunga hashobora kuba hagiye kugira igihinduka, ariko urukumva yuko nibyo bari gutoroka ariko n'abandi n'ubundi baracyahari. Yes, ubwo rero navuga ko mu by'ukuri urugamba ruhangaha ruracyari kuba turagenda tubikurikirana, tuze kubagezaho andi makuru mu masaha y'umugoroba, tubabwire uko byagenze, dore ko FARDC ngo bizigamiye batwarayo imodoka itwara imirambo. Reka rero twigarukire no mu by'ukuri noneho mu bijyanye no kuba M23 yabadirishije. Ukira ahangaha muri Sake nuko abanyegoma bari haraza Mugunga bavuze yuko hari bombe riguye hariya ku kaburi ka Mugunga, hari ahantu bashyingura, ngo hari bombe rihaguye riturutse mu bice bya Sake. Imbomba rero amabomba atangiye kugwa za Mugunga, ni ikikwereka ko muri Sake ho rwambikanye, ibintu byamaze gufata indi ntera. Ubona yuko yaba ari FARDC ntabwo ishaka kugira ngo ihereze inzira ya 23 yakwigira mu mujyi wa Goma, yaba ari M23 nayo ntabwo ishaka kugira ngo ihavire. Ubona yuko yakajije ibitero, rukumva ko fighter nimba ibi bombe bitangiye kujya bigwa mu nkengero ya Mugunga y'umujyi wa Goma, buri ubwo navuga umujyi wa Goma, Mugunga nayo iri muri Goma. Ubona ko ari ibintu byamaze gufata indi ntera. Ubona ko abaturage rero nabo batangiye kugira ubwoba, ndavuga bahano za Mugunga batangira batese nimba amabomba atangiye kugwa hano ntibyaba byatangire kudusatira. Ubona yuko rero ubwoba nabwo ni bwinshi hano ku baturage baturiye Mugunga, bavuga ati uko biri kose bimaze kugira bimaze kudusatira kurusha uko twabyumvaga biri hirya kwa Madimba ndetse no mu Makawa yibona za Kimoka. Ya ubwo rero mu by'ukuri urumva ko ibiri hariya byo birasa no byamaze gufata indi ntera. Gusa amakuru mfite cyangwa se nkuko nibonagera nakira amakuru nuko ngo M23 ishobora kuba yamaze kwinjira hehe none ndani mo hano ndani muri uyu mujyi wa Sake. Kandi ndababwiza ukuri kugira ngo M23 igere muri uyu mujyi wa Sake iwubemo, biba bisaba ko inagomba guhita yinjira hano mu mujyi wa Goma, kuko ntabwo yaba muri uyu mujyi wa Sake mu by'ukuri iyi Goma irimo
byaba ari ibindi yabikoze navuga ko yabikoze isakirire ni ibintu bitanayishobokera cyane kuko nta nubwo yanaba muri isake bambiri igihari kuko bambiri nubwo mu by'ukuri itari muri sake ndani ariko iri mu nkengero za sake ubwo rero kuba yaza muri isake bivuze iki? Bivuze guhita yanabomora ibirindiro bya bambiri bigahita binakurwaho. Bivuze iki? Bivuze ko biriya birindiro by'abawagna biri hariya hafi ya Zanzuro bigomba guhita bikurwaho. Biriya birindiro by'abasadeke biri hariya mu bice na biriya bice bisa nkaho biri mu nkengero ya Goma ni ugukurwaho kuko ntabwo yaba muri iki kibaya cya Sake ibirindiro bikomeje kugira ute bihari kuko n'ubundi FARDC yagira ute yahohereza ibibombe cyangwa se ibisasu bigiye biremereye bakaba bagira ute bakaba bahahurira na riske zigiye zitandukanye bitewe n'iki iyi Sake abantu bayizi na ahantu mu kibaya cyane ahantu navuga hegutse ari strategic navuga rero ntabwo bakwishyira muri iyi riske yo kugira ngo binjire muri Sake bararekeraho ibirindiro bya Bambiro ndetse n'ibirindiro by'izi FDR ubwo ndavuga ziriya FDR crap zigiye ziba muriya ubona yuko ikintu bakora ni uguhita bashaka uburyo barwanya uko FARDC ndetse n'izi wazarendo dore ko nazo zifite navuga ama defense agiye atandukanye haraza gashengesha ubona ko rero ni ibintu M23 nimba koko yemeje kuza muri Sake kayigumamo ni ibintu navuga yuko byayisaba imbaraga zidasanzwe zo kugira ngo n'ama defense ari muri iki kibaya igende iri kuyatwika kugira ngo ibone umutekano uri safe ikontrole Isake ariko iziko na Goma iyibikiye isa ku isaha ishobora kuyinjiramo. Yes, reka twinjire rero mu by'ukuri hano n'ubundi muri commandement cyangwa se mu by'ukuri mu buyobozi muri etat major ya M23 aho rwose M23 nyuma yuko bakoze inama ikomeye cyane. Iyi nama twarayibabwiye twagiye tubabwira ndetse na bimwe mu byagiye biva muri iyi nama. Ni inama yabaye ku munsi wo kwa gatanu w'iki cyumweru cyavuyemo cyangwa se cyashize nibwo bakoze inama ikomeye cyane ndetse bukeye bwa kwa gatandatu bakorana inama n'abayobozi bo muri utu duce twa hano mu by'ukuri muri teritwari bayoboye cyangwa se muri eneo bayoboye. Nyuma y'iyi nama rero ikomeye cyane yabereye hariya hantu haje kubaho impinduka zikomeye cyane. Ubwo nabyo biri mu bintu bizeho baravuga bati reka duhindure dutya cyangwa se tubigenze gutya. Ubu tuvugana sina makosa kugira ngo umumenye ko hano muri Rubaya M23 yahaje ndetse nta mikino nyuma yuko bamaze kumenya ko yaba izi ngabo ziri mu butumwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndavuga ingabo ziri kurwana cyangwa se zaje gushakisha amahoro hano z'umuryango w'abibumbye arizo MONUSCO. Mu by'ukuri urumva babitsa bose bavuga hano muri za Rubaya aha hantu bizwi neza ko ari agace karimo icyitwa ibuye ry'agaciro riba rivuza ubuhuha. Ingabo za Sadeke, ingabo mbese umuntu wese uri hano muri uyu mujyi wa Goma cyangwa se uri muri urugamba agace batekereza ni hano muri Rubaya. Urumva ko niba ari ahantu barimo gutekereza cyane ibihugu byose birimo gutekereza, M23 nayo ntabwo ishaka kurekura, yaje kugira icyo asina makosa ihashira umwe mu barwanyi. Donc n'ubundi yari hasanzwe hari indwanyi, ari hayobowe n'umugabo w'indwanyi, ariko noneho byasabye ko baza kongeramo noneho undi nawe w'indwanyi, bivuze ngo ni indwanyi ebyiri cyangwa se ni abarwanyi babiri bahurije aha hantu mu rwego rwo kugira ngo bakomeze cyangwa se bongere imbaraga muri aka gace ka Rubaya kazweho kuba kabarizwamo amabuye y'agaciro. Ni eneo cyangwa se ni teritwari ya Masisi n'ubundi yari iyobowe cyangwa se isanzwe n'ubundi iyobowe na General Boduwe Ngaruye Boduwe. Uyu nguyu muramuzi, numwe mu bagabo barwana hara mu by'ukuri ngo buranga uyu mugabo ni kasha amashokero ku rugamba, n'umwana w'intambara, numwe mu basirikare baminiye hariya ngo kugira ngo azakubwire ko byakunaniye ngo abafite inzira zirenga ngo n'imyenge ya supanete abagomba kuguhangamuramo, waza wifashishije iz'ikirere, waza wifashishije iz'ubutaka, wazira munsi y'ubutaka, wazira hehe. Boduwe ngo ntabwo rwose ajya agira ikibazo na kimwe ku rugamba, bafite inzira zirenze igihumbi. Ubu tuvugana rero bamuherereje wa muhungu mu by'ukuri wa Muze Elasto, nawe akaba afite ipeti rya generali, ubundi yarasanzwe yibera hano muri za Rucuro, niho twari tumuzi. Numwe mu bagabo bazi gukomandinga urugamba, nawe numwe mu bagabo rwose bahabwa amahirwe cyangwa se bazwiho kuba bakomandinga urugamba, kuko iyo arukomandinga muri make n'umugabo urwana ashyiraho akantu kitwa morali. Hari bamwe mu basirikare ba M23 sina makosa naganiye nabo bavuga bati buriya niba hari abantu umuntu yifuza kurwanana nabo cyangwa se gufatanya nabo urugamba, buriya n'uyu muhungu bita ngo ni Gaceri, General Gaceri
harya afite nawe si generali Gaceri. nawe ni generali. Niba hari abantu ngo bifuza kurwanana nabo, buriya ngo uyu mugabo ngo nawe bakunda cyane ukuntu ayobora urugamba, kuko nawe buriya ngo ntabwo ajya aneshwa cyane ku rugamba. Kuba rero bafashe uwitwa Ngaruye Boduwe, umwe tuzi twaminiya mu bintu bijyanye n'urugamba, bagaterekaho uyu mugabo generali Gaceri, urumva ko aha muri Rubaya bahashize imbaraga zidasanzwe. Ntabwo ndi buze kuvuga umubare w'abasirikare ba M23 hano muri Rubaya, nta nubwo ndi buze kuvuga ikigo cya gisirikare cy'aba special force bamaze kuhatereka. Ibi byose ni ibimenyetso bigaragaza ko badashaka gutakaza aka gace ka Rubaya. Ntabwo ari aha honyine babadirishije sina amakosa, kuko twageraga hano muri iki kibaya cya Nyiragongo, tukaba tuzi ko uwayoboraga urugamba ahantu cyangwa se wari ukuriye hano mu by'ukuri ibikorwa by'ahangaha ndetse n'ibikorwa by'intambara n'iki byose, twari tumuzi ku izina rya Ekotango. Ubu tuvugana rero Ekotango bamuvanye hano muri iki kibaya cya Nyiragongo, aho amakuru ava ko yajyanwa ahantu bita za Vicumbi ngira ngo urabizi ni hano hejuru gato, ni hejuru urenze rino shyamba rya Mabenga, cyangwa se wanyuze za Mabenga ariko ni rino shyamba rya Rwindi. Ukumva rero ko mu by'ukuri ibintu bijyanye no kuba M23 no yakoze impinduka ni ibintu byamaze gusakara cyangwa se byatangiye kugaragara ko mu by'ukuri ari ibintu bakoze, kandi buriya hari impamvu iba yatumye bene ibi bintu bikorwa. Hari abasirikare benshi cyane bagiye bakorwa cyangwa se bagiye bimura babavana mu bice babajyana mu bindi. Tubigiyemo bivuze ngo twafata hafi ikiganiro gishobora kuba ari nabyo tuvuga gusa, ariko dufite byinshi tugiye dushaka kugira ngo tugarukeho. Ubwo uko kubadirisha byagiye bibaho, kugenda babahindagura babimura, ariko ntabwo tubuze kwirengagiza ko nje naje kumenya amakuru ko hari n'abasirikare abenshi rwose sina amakosa banafite amapeta akomeye bagize gutya ngo bagaragaraho imyitwarire itari myiza. Abasirikare ngo bakaba mu by'ukuri nk'uko amakuru yatugezeho, turimo tugenda dukura muri drone zacu ziri muri zira eneo hirya no hino zigiye zitandukanye. Abasirikare ngo bakaba bahawe ibihano, aho ngo hari ukuntu burya ngo bafata umusirikare bakaba bakuvuga bati ntabwo yemere kurenga muri iki kigo. Ibi nagiye mbigarukaho. So hari bamwe mu basirikare ba M23 sinzi ko na mentioning amazina yabo, kuko amazina yabo bamwe ndayafite, ubu batacyemere kuba bava mu kigo. Abari bari gushinjwa ibijyanye n'amafaranga cyangwa se gutesa abaturage, guhohotera abaturage. Ibaze bwafungishijwe ijisho kuba yahagarara hejuru y'umuturage ngo nabanze ngo amuhe amafaranga, gushaka amafaranga, mu gihe tuzi intego ya M23 ni ukubungabunga umuturage ndetse n'ibikorwa by'abaturage. Abo burumva ko babyazaga umusaruro cyangwa se babyazaga akazi inyungu zabo, aho basabaga iki? Basabaga amafaranga. Ntabwo ndi buze kumentioninga amazina yabo gusa, ariko abaganiriza rwose niba iki gikorwa ari ukuri bigaye rwose, kuko tuzi neza abana bari hariya barimo bararwana batiteye ku by'amafaranga, kandi mu by'ukuri Kongo tuzi ko ari igihugu kibamo amafaranga, ariko kubw'intego yo kuvuga ngo turashaka kugira ngo abari ishanga batahe, ntabwo ibyo by'amafaranga ntibabyitaho. Bataye imiryango bagombaga no kuba bakora ikiyede iyo bari bavuye, nibura bakinjiza n'ibyo bibiri ku munsi, ariko ibyo byose barabyirengagiza bati imiryango nta gihembo ntaki. Papa sari ukuvuga ngo dukeneye kugira ngo abagiye ishanga, bagiye abo barifije mu bihugu bigiye bitandukanye baveyo. Rero wewe niba ushobora kwitereka rwose ukaba wavuga ngo ugiye kuzajya usaba amafaranga, urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane se n'amakosa. Yes, urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane, nimba rwose imyitwarire iri kugenda ibagaragara ko navuga yuko yaba ari imyitwarire itari myiza n'akana gatoya, ariko tuzi yuko rwose ubwo bashobora kwisubiraho, ndetse ibi ngibi rwose nimba bari basanzwe babikora bakaba babireka bagakomeza kugendera mu mujyi w'abandi, bagakomeza rwose kugenda bese imihigo ndetse n'intego bihaye bagenda bazuzuza. So urumva yuko rero nimba ibintu byari biriho
ntabwo biri gushimisha rwose abayobozi bo muri M23, ariyo mpamvu uri kugenda wumva hasohoka imyanzuro imwe n'imwe. Yes, ubwo rero mu by'ukuri turimo turagenda ni umwanya wa update, kandi murabizi ko muri update tuba dukubita tubangura twihuta. Munyemere cyane gato cyane rwose tugaruke na hano iwacu mu Rwanda, kuko naho ndabona inkuru mu by'ukuri nziza cyane, inkuru yo mu ngabo zacu, ingabo z'u Rwanda RDF, aho rero bivuga ko rwose ko Major General Alexis yagizwe umugaba mukuru w'inkeragutabara, mu gihe Major General Andre uyobora yagizwe cyangwa se yamaze kuba uyobora, akaba noneho yatangiye kuyobora iyo bita diviziyo ya mbere, icyo bita Division 1, ikorera hehe, ikaba rero ngo ikorera hano muri uyu mujyi wa Goma, Prito Goma, umugari wa Kigali, umujyi wa Goma ndimo cyane, ikorera Division 1, ikora hano mu mujyi wa Kigali, ndetse ngo n'iburasirazuba. So rero ni inkuru tugiye kubagezaho nayo mu by'ukuri. Ndabona hano ikinyamakuru Igihe cyagimanutse rwose, aho cyanditse kigira kiti Perezida Kagame ari nawe mugaba anariwe mugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, yagize Major General Alexis Kagame umugaba mukuru w'inkeragutabara, naho Major General Andre Kagame agirwa umuyobozi wa diviziyo ya mbere ikorera mu mujyi wa Goma no mu ntara y'Iburasirazuba. Major General Alexis Kagame yari aherutse gusoza inshingano nk'umuhuzabikorwa w'ibikorwa by'inzego z'umutekano z'u Rwanda, aribyo bita ngo ni Joint Task Force Commander muri Mozambique. Ubwo urumva aramaze iminsi ari hehe, ari muri Mozambique. Hanyuma Major General Alexis Kagame asimbuye uwitwa Major General Retired Ambasaderi Frank Mugambage, urumva asimbuye uwitwa Major General wari tayarinze, ubwo ni retired. Ubu nava ngo ndabona hano handitswe ngo ni Ambasaderi Frank Mugambage, niwe wari usanzwe buriya ayoboye izi nkeragutabara, cyangwa se niwe wari umuyobozi w'inkeragutabara. Naho Major General Andre Kagame wagizwe umuyobozi wa division ya mbere, yari asanzwe ari umugaba mukuru wungirije w'inkeragutabara, urumva. Asimbuye rero Major General Emi Ruvusha uherutse kugirwa umuhuzabikorwa w'ibikorwa by'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique. Ubwo Ruvusha yagiye he? Yasimbuye nde? Alexis Kagame. Ubwo urumva yagiye muri Mozambique, mu gihe uyu Alexis we yazaga mu Rwanda, ubwo akaba ari we wanagizwe wahawe izo nshingano zo kuyobora inkeragutabara. Urumva mvuze ngo inkeragutabara, ubundi si inkeragutabara, ariko ko wagira ntabwo uri hafi. Uri aha ngaha si wari kubisoma se? None se ni inkeragutabara, urumva. Ubwo Ruvusha bivuze ngo yagiye hehe? Yagiye muri Mozambique. Bakavutangira rero hano hepfo akavuga ngo Major General Alexis Kagame ni umwe mu basirikare bakuru bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu. Yinjiye mu gisirikare mu mwaka w'1987. Yayoboye diviziyo nyinshi zitandukanye n'izindi nzego za gisirikare. Yayoboye diviziyo nyinshi zitandukanye ndetse n'izindi nzego za gisirikare. Zimwe muri zo harimo ko muri Gashantare 2016 yagizwe umuyobozi w'ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi bakuru. Ubwo yayoboye abajepe, ubwo yigeze kuyobora rwose kanjepe cyangwa se abajepe. Urumva ko mu by'ukuri ibintu byo kuyobora ni ibintu amenyereye. Burya umuntu ubwo nava ko afite experience mu bijyanye no kuyobora.
hanyuma rero se niho nari ngeze ngo yayoboye kandi diviziyo ya 3 mu gisirikare cy'u Rwanda mu burasirazuba mu burengerazuba bw'igihugu. Gusa mbere yaho yayoboye n'iya 2, yigeze kuyoborana division ya 2 mu majyaruguru. Urumva diviziyo yagiye ayobora zose, urumva ko mu by'ukuri experience ni nini cyane, ndetse n'iya 4 yarayiyoboye mu majyepfo. Ibi akaba yarabikoze mu bihe bigiye bitandukanye. Yize amashuri atandukanye ya gisirikare, yaba imbere mu gihugu no mu mahanga hose. Aha hose yagiye rwose yiga cyangwa se akurikirana ibijyanye n'amasomo ya gisirikare. Hanze y'u Rwanda yize muri Kenya amasomo ajyanye no kuyobora ingabo, icyo bita ngo ni militaire cyangwa se military commander course. Ayakomatanya n'asanzwe, aho yakuye impamyabumenyi mu mibanire mpuzamahanga, international relationship. Yize no mu Bushinwa, afite ubunararibonye. Yize no mu Bushinwa, aho bwa mbere yamaze amezi 3 yiga ibijyanye no kuyobora ingabo, commander course. Yasubiyeyo ahamagarwa, yasubiyeyo ahagana mu mwaka yiga mu kaminuza ya gisirikare mu Bushinwa, ahakura impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza, ari bita masters mu masomo y'ubumenyi mu bya gisirikare, military cyangwa se military science. Urumva ko mu by'ukuri sina amakosa, nimwe mu bagabo bagize icyo twakwita bafite ubumenyi. Rero kuba mu by'ukuri yaramutswa iyi mirimo, navuga ko ni by'agaciro, ndetse hari na byinshi agomba kuba afasha mu by'ukuri mu bijyanye n'umutekano hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Urumva rwose kuba bakimugira icyizere cyo kuba yayobora, ukumva ko abifitiye ubuhanga ndetse abifite n'ubushobozi. Urumva rero ariyo mpamvu rwose bakomeje kugenda bamuhereza, navuga, inshingano zo kugenda ayobora mu nzego zitandukanye. Reka tugaruka ahangaha rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko twibanda ahangaha muri Katanga rwose, aho bita Katanga. Ho Katanga, ubwo tuvuzeho Katanga abari muri Lubumbashi, hamaze kugenda ngo hagezwa FDL ndetse ziri kwambikwa imyenda ya gisirikare y'abajiyeri, cyangwa se rwose y'abasirikare ba Kongo, ariko cyane cyane ababibanda ku bacunga ibibuga by'indege ndetse n'abarinda umukuru w'igihugu. Iyi abatazi ahangaza Katanga, ikatanga rwose irimo intara zigera muri 4, ubwo tuvuga Lubumbashi, tuvuge Kolwezi, tuvuge Lomami, ndetse tuvuge naho bita Karemi. Izi ntara zose zikaba ziri ahangaha muri Katanga, ariko by'umwihariko ngo izi FDL zikaba zajyanwe muri Ho Katanga. Iyo tuvuze Ho Katanga, ubwo ni muri Lubumbashi. Abasirikare fighter rero ngo icyabajyanye ni iki, cyangwa se izi FDL cyatumye bazijyana hariya ni ikihe, mu buryo bwo kugira ngo bazimanganye ibimenyetso by'uko nta FDL ziri ahangaha muri Kongo. Nyuma y'uko bamaze kwemeza operation y'uko bagiye kurasa FDL, bo kwanza batangiye kuzihungisha bazivana hano mu burasirazuba bwa Kongo, cyangwa se hano muri Kivu Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo, bakabajyana hehe? Muri Ho Katanga. Muri Ho Katanga, ubwo ni muri Lubumbashi, kuko iyi Katanga tubabwiye ko igizwe n'intara enye. Hari Lubumbashi, hakaba Lomami, Kolwezi ndetse na Karemi. Ngo rero bajyanye Ho Katanga, Ho Katanga ikabibarizwa muri Lubumbashi. Akaronga ari wabajyanye ndetse bamaze kubapangira imyenda mishya y'abajiyeri, ngo ni mu buryo bwo kuzimanganya ibimenyetso by'uko nta FDL ziri ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe iyi Kongo ikomeje kugenda yotwa igitutu yuko ikomeje kugenda ikorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDL, ariko bakaba bakomeje kugenda bagira babihakana ndetse bivuye inyuma bavuga yuko FDL ahangaha ntayihari, ndetse bakaba bavuga ati niba inaramutse ihari rwose tugomba kuyirwanya
tukaba twayihiga. Urumva ko rero ngo mu buryo bwo kugira ngo bayikingire ikibaba ndetse no kugira ngo bazimanganye ibimenyetso, batangiye kuba babashyira hariya muri ho Katanga, ubwo ndavuga muri Lubumbashi, kugira ngo bakomeze kugenda baba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo dore ko perezida w'igihugu cya Kongo yabonye yuko abagabo ngo bamufitiye akamaro gakomeye, bamufitiye rwose akamaro, ngo ntabwo yabatanga uko yishakiye, dore ko ngo abona ko aricyo gisirikare afite, aricyo kimufasha iyo bibaye bibi, iyo bibaye bikomeye, aribo yifashisha kuruta uwo ari we wese. Urumva ko rero ngo nahara muri Katanga rero abaturage baho bakaba batangiye kubona yuko ibintu bigiye kuzamba, dore ko izi ntara rwose ari intara zitazwimo intambara, ari intara rwose ubusanga zinakungaye ku mabuye y'agaciro. Ubona yuko rero navuga ko abakatange, iyo tuvuze abakatange n'abaturiye hano za Katanga, ubona ko ngo ari n'ibintu bitishimiwe cyane n'abari bakatange bari hariya, bavuga ati rwose ibyo bakoze muri Kivu y'Amajyaruguru twarabibonye, nimba mwohereje na hano muri Kivu na hano muri za Katanga, ni ibintu bigaragaza yuko naho umwuka ugiye kuba mubi, naho intambara zigiye kuba zarota. Tukumva ko abakatange bari kuba bahangana n'izi FDL zikomeje kuba zajyanwa hariya. Fighter ni mu gihe twumvaga yuko ziri kujyanwa muri Kivu y'Amajyepfo, ariko nanone ngo bakaba bararobanuye ba bandi bakiri abajene bashobora kuba baresista ngo ku bijyanye n'urugamba, ba bandi bakuru rero bo ngo papa se bakaba bashobora kuba babajyana Kinshasa, akaba ariyo bajya kuba bari kurya ku mafaranga ya Gisegeti. Noneho abangaba bakira abasore ndetse n'abangaba bagishoboye kuba bahangana ku rugamba, akaba ariyo bakomeje kugenda bajyanwa ahangaha za Katanga. Urumva yuko Gisegeti kugenda atsimbarara kuri FDL byo birakomeje, urumva ni batangiye no kugenda noneho abahereza imyenda ya gisirikare ya Kongo, agabahereza ibikoresho, ndetse urumva ko akomeje kugenda akoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo FDL akomeze kugenda ayikingira ikibaba. Yes, ni ibikorwa bigaragaza ko mu by'ukuri icyo ndimo ndagenda mbona nuko nubwo mu by'ukuri nta kimunsi n'umwe bataganira, batagana inzira y'ibiganiro kugira ngo arebe uko bakemura iki kibazo mu by'ukuri cy'intambara mu by'ukuri ziri hagati y'ibihugu byombi, cyangwa se ukutumvikana kuri hagati y'ibihugu byombi. Ubu ko bagerageza gushaka inzira mu by'ukuri y'amahoro, ntabwo Kongo ijya yemera cyangwa se ijya yumva ko ibi bintu bishoboka ngo ibikore, kuko n'ubundi ubushize mu minsi yashize sina makosa ari bafashe umwanzuro kuri FDLR, bigeze nyuma ngo minisitiri mu by'ukuri cyangwa se intumwa ya FARDC ya Kongo yari iri hano muri Angola, minisitiri mu by'ukuri ngo asohoka hanze yitaba telefone, gahunda itahindura, avuga ati ntabwo tugiye kurasa FDLR. Ubwo rero biragaragara ko ntabwo bari bagafashe umwanzuro w'icyo bari bukore, nyuma rero yuko bageze bicaye baraganira bavuga bati iyi FDL tugomba yenda kuyihungisha, hanyuma tukajyaho ntacyo ari ukuyobya, kujijisha. Nibyo byatumye bagira gute bemera ngo bagiye kurasa FDLR. Kandi sina makosa nge n'ikindi kintu nabonaga yuko bitanashoboka, nuko nzi yuko neza kugira ngo urase FDLR byagorana. Impamvu bigorana navuga ngo byagorana ni iyihe? Nuko iyi FDLR nzi neza ko yivanze n'ubundi yivanze n'igisirikare cya FARDC. Kuvuga ngo ugiye kurasa FDLR biba bivuze ngo ugiye kurasa FARDC, kuko ibirindiro bibari bimwe. Abarwanyi benshi ba FDLR nibo barwanyi ba FARDC, kandi no ku rugamba tuzi neza ko abarwanyi ba FDLR nibo baresista kurusha abarwanyi ba FARDC. Rero Gisekedi ko bamukuraho FDLR egare kumukuyeho igisirikare. Rero nje ikintu mbona niba koko Gisekedi abasirikare ba FDLR yarabashimye, yarabashimye kandi kuko ni ibintu bigaragara, azemere yero avuga ati nje nkorana nabo, areke guhora bihishahisha, bareke guhora babeshabesha. Noneho ahubwo uko mbibona u Rwanda rushiraho kondisiyo kuri Kongo, ruvuge ruti tuzabona hari tuzaramuka twumvishe mu butasi bwacu, twumvishe ko hari umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda mufite. Uwo munsi twe noneho tuzinjira cyangwa se tuzabamerera nabi. Nose u Rwanda rwashyiraho Kongo kondisiyo nkana. Nyine nibyo ndimo ndavuga kubera ko byarabananiye. Ntabwo byakunda, kuko nta gihugu gifite uburenganzira bwo gushyiraho ikindi kondisiyo, kuko ari Kongo ni igihugu cyigenga, ari u Rwanda ni igihugu cyigenga. Ahubwo bo bakagombye kwicara bagasasa inzobe
byananirana buri wese agacunga iwe, urukumva kuko inuva ngo mu bijyanye n'imibanire yo byanze buri wese amenya ibyiwe. Njyewe ikintu mbona ku Rwanda nimba bamaze kumenya iki kintu yuko nubwo Gisegeta avuga yuko bagiye kwiga FDR ariko bakaba bazi amakuru neza yuko bakibahishiriye ndetse bakibaryamyeho. U Rwanda icyo barakora ni ukurinda imbibi zabo, bakarinda ubusugire bw'igihugu cyabo kurusha uko bavuga ngo tugiye kubashyiraho kondisiyo, nitwumva ngo hari umutwe waturutse muri Kongo uza kutugabaho igitero namwe bizagira ute namwe hari ibyo tuzakora. So si ukuvuga byaba nko kubashyiraho icyo twakwita iterabwoba. Urumva iki kintu byaba nko kubashyiraho iterabwoba, ahubwo bane bavuga ati FDR mwayiryamyeho, mwanze kugira ute, mwanze kubaduhereza ngo tubakire, mwanze no kugira ute, mwanze no kubahiga ngo bicare batuze cyangwa se bahabwa ibihano bibakwiriye. Ahubwo nkuko mukomeje kubaryamo ni mubaryameho, ariko igihe bazaramuka bagabye igitero ku gihugu cy'u Rwanda bazahura n'akaga bitewe n'iki, bitewe nuko tugiye kubitegura nk'abantu bakomeje kugira ute, bashaka banoza umugambi wo kugira ute wo guhungabanya igihugu cy'u Rwanda. So urumva ko rero icyo navuga nge cyaruta byose nuko ari ibiganiro ni kenshi byakozwe, ariko nyina ababwiye ngo kumva u Rwanda na Kongo bahuje ngo bagiye kwiga FDR ni ibintu bidashoboka, ni ibintu bitanakunda, kuko twasanze FDR = FARDC. FARDC twasanze ari cyo gisirikare gifitanye imikoranire ya hafi na FDR kurusha SADC, kurusha MONUSCO, kurusha n'abandi bose. Ubwo rero kumbwira ngo urajya kwiga FDR, FARDC ntabwo ibintu nabikwemerera. Ariyo mpamvu n'u Rwanda narwo rukomeza kuba maso kuki, kuko FARDC ikomeza navuga ubuyobozi bwa Kinshasa bukomeza kugenda bubaryama ku rugoye, bubagira ngo tanto FDR irahari, tanto ntayihari, ubu tanto turajya kuyihiga, ubundi murajya kubahiga bari hehe. Ugasanga harimo kugenda bivamo kwa hato na hato kwa FARDC. Ibi rero bivuze iki? Bivuze ko FARDC ntabwo iteze gutanga FDR, kandi n'u Rwanda sindubona rwagiye muri Kongo guhiga FDR kuko ari ibintu bidashoboka. Urumva rero nicyo twakwitega ni ukurinda ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda na FARDC nayo ikamenya ibyayo, ubundi bagakomeza kugira ute, bagakomeza nyine kubana nk'uko bakomeje kugenda babana muri rusange. Ariko ibijyanye n'imibanire yo ubona yuko kuva M23 yatezamo imibanire y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'iya Kongo yakomeje gukuzamwo agatotsi, nubwo hambere tutavuga yuko yari myiza 100%. Yes, ubwo rero nuko mu by'ukuri umusesenguzi sina amakosa abisesenguye, nuko nguko rwose abisesenguye cyangwa se abyanzuyemo. Hanyuma iyitwa Twirwaneho, mu by'ukuri nta makuru ufite muri Kivu Amajyaruguru twinjira muri Twirwaneho muri Sud Kivu. Ngo icyo twavuga nuko wenda turi kuva ahanga muri Kivu Amajyaruguru nuko ya mirwano yabaye ku munsi w'ejo hariya rwose za Gashuga. Ngubu noneho ngo FARDC ndetse na coalition muri rusange bamaze guhungira aho bita Bweru. Ni amakuru rwose nkesha drone yangiye hariya ndani imbere rwose iriyo, ngira ati ahanga mu musozi wa Bweru niho bari, atariko isaha ku isaha dushobora no kuba twabasangayo naho tukaba twabiruka nkaho urukumva ko rero hariya isaha n'isaha fighter dushobora kumva naho byongeye kuba byafata indi ntera, tukumva imirwano naho yongeye kuba yakura. Yes, hanyuma rero hano muri Sud Kivu inkuru iriho cyangwa se amakuru abagenda ngeraho na makuru avuga ko ngo Twirwaneho yiswe umucunguzi w'abaturage hano muri Rurambo, nyuma yuko mu by'ukuri bagize gutya basenya icyitwa bariyeri rero ngo zikaba zazengerezaga abaturage hano mu by'ukuri muri iyi teritwari. Ni inkuru ivuga ngo ahitwa Rurambo ho muri teritwari ya Uvira mu misozi y'Umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo, Twirwaneho irashimirwa kuba yarasenye bariyeri zari zarashizweho n'abamayimayi. Izi bariyeri ngo zikaba zari zimaze igihe rwose kingana n'amezi 8, ngo abaturage bari bamaze gushyirirwa nta kintu bari basigaranye. Ngo amezi yaragiye kuba cyangwa se yaramaze kuba 8, abarwanyi ba mayimayi barashinze amabariyeri menshi mu bice byo mu Rurambo. Aya makuru akavuga ko aya mabariyeri yari yarazongazohaje cyangwa se yari yarazonze abaturage cyane, ni yari iherereye bariyeri yari yazonze abaturage cyane ngo ni yari iherereye hagati yo mu Rubuga na Gitoga
ahitwa Rubuga ndetse na Gitoga ngo aho hari bariyeri yari yarazengereje abaturage cyane. Iyi bariyeri ikaba yarabuguzaga ubwo yari yabuzaga ubwo yabyanditse yarabuzaga abaturage babaga bavuye mu Rubaya mu Rugaba mu Kinyarwanda yacyanditse nabi pe, bavuye mu Rugaba berekeza ahitwa Gitoga cyangwa ababaga bavuye mu Gitoga bagana Rubaga. Ubwo abagendaga bakora izo muvo bava Rubaga berekeza Gitoga cyangwa se bava Gitoga berekeza Rubuga yitwa Rubuga, aba ngo bagendaga batezwa cyangwa se ngiyo bariyeri yarababangamiraga cyane kuko ngo barabasoreshaga byo mu rwego rwo hejuru. Hanyuma no twirwaneho ngo iyi bariyeri ikaba yayisenye ndetse n'utundi bariyeri twe turaho, abaturage rero bakaba bavuze bati uri umucunguzi nohe wacu rwose, noneho turongera duhumeke niburaho kabiri. Urumva ko ibintu hariya ntabwo byoroshye, sina makosa ibintu ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye. Urumva yuko rero rwose navuga ko abahungu ba makanika bakomeje kugenda barengera abaturage rwose, ubona yuko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kugenda bikorwa n'izi mayimayi, navuga yuko bari kugenda bahangana nabyo, bigatuma rero abaturage babiyumvamo ndetse banabashimira ibikorwa rwose by'inyamirwa bakomeje kugenda bari gukora. Ni mu gihe nababyeyi yuko rwose ahangaha muri Minembwe iyi twirwaniye ikomeje kugenda ishimirwa rwose, bitewe n'uko mu bice bimwe na bimwe bari kugenda rwose bashwiragiza izi mayimayi. Ni nyuma y'uko rwose izi mayimayi ngo zahawe misiyo yo kugira ngo zigende zirwanye twirwaneho, nyuma y'uko nari nababwiye ko hari n'abasirikare benshi cyane fayita bari kugenda bava hariya za Uvira bazamuka mu misozi ya Minembwe bajyana rwose, ariko cyane cyane abiganjemo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bagiye gufasha iyi twirwaneho. Ni mu gihe ngo ariko abakomeje kugenda baba muri FARDC bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda hariya muri teritwari ya Kivu, muri teritwari ya Uvira ndetse na Fizi, bakomeje kugenda batotezwa cyane, bababwira ati rwose mugende mufatanye na bene wanyu b'Abanyamurenge mu gihe rwose tukitegura kugira ngo tube twabagabaho ibitero. Urumva ko rero abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda hariya naho ntabwo baguwe neza, dore yuko bakomeje kugenda batotezwa. Ariyo mpamvu benshi cyane turi kujya twumva bakomeje kugenda binjira muri twirwaneho bafatanya na bagenzi babo. None ukumva ko n'abaturage bari kubashimira ku gikorwa rwose bari kugenda bakora mu bice bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko hariya za Rurambo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Reka dusoreze n'ubundi hano muri Kivu y'Amajyaruguru, inkuru yacu cyangwa se ikiganiro cyacu reka tugisoreze hano muri Kivu y'Amajyaruguru, aho inkuru iri kuri front page ku binyamakuru bigiye bitandukanye ari iruka ry'ikirunga cyangwa se mu by'ukuri ikirunga cyitwa ngo ni Nyamuragira cyongeye kwizambaguza. Ubu tuvugana ngo iki kirunga kuva ku munsi w'ejo kikaba rwose kirimo kiravubagura bya bishashi by'imiriro, ariko bikaba bitaramanuka hasi cyane. Ikintu kirunga rero sinamakosa ngo kitanakanganye cyane kuko ngo ibyacu birangira hari n'ubundi mu birunga. Impungenge cyangwa se ibyago nuko gishobora kuba cyakongeza Nyiragongo ariyo iramutse irutse cyangwa se ibibazo biyibayemo, niho twavuga byahita biba ibindi. Ubu rero tuvugana iki kirunga n'ubu ngubu kikaba kikigira gite, kikaba kikiruka. Byose ikirunga kiracyaruka, ariko nako nta kiri kure cyane ya Goma, kiri kure cyane ya Goma ntabwo twavuga yuko hari ingaruka mbi biraza kuba byatera umujyi wa Goma bitewe n'uko kiri kure cyane. Usibye ko nyine nabwo ikibazo nuko wenda n'iki cya Nyiragongo aricyo cyaramuka nacyo kigize gutya gifashwa kigafatwa, abaturage bamwe bahita bajya ubwo basubira Amasisi, abandi wenda bashoboye abafite amikoro bakahita bambuka bakaza hano iwacu mu Rwanda. Ariko hari ukuntu rwose ubuza rwose ukavuga uti se ndasohorera mu nkambi yihe, reka kwimuka nibyo bisaba amikoro, naho waba uyafite waba utayafite urahunga. Buriya utayafite yahungira nkira muri za Masisi. Hose hari icyo yasize ahinze cyatuma avuga ngo agiye hari icyo arasangayo. Ni ikibazo. Ngo urumva ko rero naho ahangaha mu mujyi wa Goma fayite rero tunagaruka ku bya y'amasasu yarayavuga nabyo, ngo ni navuga ko ari FARDC ndetse n'abambari bayo bakomeje kugenda bakurikiza ibya ya operation Safisha Muji, bakomeje kugenda bahangana na bya bisambo bya 40 volere ndetse n'ibindi bisambo bikomeje kugenda byitwaza intwaro muri
uyu mujyi wa Goma, bakaba bakomeje kugenda babigisha uruhindu rero, ndetse ngo bikaba bigusaba ko bifashisha n'intwaro, dore ko ngo n'ibi bisambo bifite intwaro muri FARDC arebye nabi bigira gutya bikaba byamwivugana. Reka duhinira rero, niba utwumvisha utarakanda subscribe yikandeho, hanyuma kandi niba warabikoze like ndetse na share ni ingenzi. Mukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official, ubwo andi makuru ni mu masaha y'umugoroba. Wakoze cyane Sina Makosa. Asansa. Ciao.